muga bini muga Doctor ababyeyi bano banyamakuru twabaha karibu nta kibazo uriya muntu wari uri hanze nari maze kumufasha nari mbonye ko ikibazo cy'inyatsi yiwe ndayitwitse iratumutse nkuriya munsi babyeyi abanyamakuru nta kibazo twabaha karibu ku bantu bane nari nshigaje umuntu umwe nari namaze kubafasha ababyeyi murakoze kunyemerera ababyeyi babahaye ikaze n'ababyeyi nta kibazo twakomeza iryo jwi n'umuhaga rivuga se bari ryane karimo ibanga ntabwo ongera ko hafi kazahuti nageze kwa muganga muramira mpamanirayo kagire gutya mu ntoki kasige mu ntoki mugabo isa nk'ubidukorera wenda umuvaneyo se tigaruka nabyemera nambwiye ihangane bahise bakuvanayo abantu bo hanze nyambakemurira ibyo bibazo ubwo n'abataramenya bangana nkabibakemurira muraza kwihangana manze murangirize ubu ndimo ndamukurikira ndareba ikibazo afite kiwe. Let me greet every person where you stay. Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu ni Umutako TV nkuko bisanzwe ndacyari MC Seti mubana mu buzima bwa buri munsi. Ahangaha turi rero ushobora kwibaza ngo turi hehe. Ahangaha turi ushobora kwibaza ngo turi kwerekera hehe. Ahangaha turi Kaciro twagiye gusura ngira ngo mwaramubonye umudokteri uherutse gukora ibitangaza bikomeye, umudokteri uherutse kugaruza ibintu byari byibwe, umudokteri wakoze ibintu bitari byoroshye bitakorwa n'abantu benshi cyane. Ahangaha rero turi Kaciro tugeze iwe twamaze kuhamenya. Nago ndi njyenyine, hari n'abagenzi banje, hari irindi tangazamakuru, hari ibindi bitangazamakuru bitandukanye. So nsubire ekintu tujya kibera mu Bulungi ate tujya kikwasaganya paka ngakiwede katurabe era tutuse ku muryango tujya konkona tutegere mbubimiride bitya. Nuve rero kuri kamera z'Umutako TV twamaze kugera kwa dokteri, ahubwo reka tumenye ngo byifashe bite. Ndabona banadufunguriye. Aha, mwiriwe neza. Kamera cyane. Yego. Yarara turabashyitse. Ndababona. Dokteri arimo? Dogiteri arimo ariko hari abantu yararimo yakira. Ntago rero ngenzi kibagenza, ndabona mufite za mikoro, mufite kamera. Turi abanyamakuru, mubwire ngo hari abanyamakuru bagushaka noneho tureye ko twabasha kumuna tukaganira nawe. Okay, mwe muhagaze hano rero ntagira umuntu erenga hano, ngende mbanze ndebe ko yaba ahugutse noneho ngaruke mbabwire mu sawa. Ngira ngo rero mumaze kubyumva, ahangaha turi twamaze kugera mu gipangu kwa Dr Muramira. Turaza kumenya ngo biraba byifashe bite, nituramuka tumubonye biraba ari byiza, nituramuka tutamubonye nabwo ubwo butawenda tuzababwira ngo byifashe bite ibizakurikira turaza kumenya. Nago ni njyenyine rero, hari abagenzi banje b'abanyamakuru, ndabona mugabo agarutse, sinzi niba tuzaniye inkuru nziza cyangwa inkuru mbi. Ego karibu mwatambuka aza mukankurikira mukagenda mukamureba. sawa urakoze. Tucyari fena wano ku Mutako TV nkusubiza nti buri kimwe tujya kibera mu Bulungi mpora ate tewera birakora subscribe, like, comment and share tusobora kwasaganya buri kimwe. Subire mukama ashari ndamu nshari MC Seti wano tutuse wa doctor. Hano rero tumaze kugera kwa dokteri. Ahangaha niho muri salo twe ari he. Okay. Mwiriwe doctor.
muga biri iki Dr. Tuaba. uretse tubanze tuvugane nawe. Dr. Sorry. Muga Dusohoke tube dusohotse. Nese ko tubonye ibintu hano mu gumi. Twakwegera se? Wareka tukegera hino cyangwa dusohoke niba uri buduha akanya nyuma. Ibise ibi ni biki wari utwakirije koko? Ibi ni biki wari utwakirije? Irihe banga tumenye amakuru birambuye. Nta kibazo twaganira nubwo nari mfite abantu bari hanze mu mahanga n'indi gufasha. Wari kuvura mu mahanga. Aya masamba nashoje akazi k'abantu bari inaha. Ndimo mfasha abantu bari mu mahanga. Kuko imbaraga zanjye ntabwo zigarukira hano gusa. Kwicara biremewe. Wakwicara hano nta kibazo. Kanicarira nta kibazo turi bugire. Ikibazo ndetse no baganira n'ibindi byo nta kibazo. Ibini ko bihise ibyo ni biki byatse ko biducumba. Hari umuntu ngo ndi kurebera ibibazo bye. Muraza kwihangana manze murangirize. Ubu ndimo ndamukurikira ndareba ikibazo afite kiwe. Ubu buriya kumurebera ikibazo afite. Yego. uwo muntu se ko tutamusanze hano? Uyu muntu ari mu mahanga ntabwo mu mahanga mandi gufasha. Yego. Nimugire ikibazo rwose. Izi ni imbaraga mandi gukoresha mwabonye ko nta muriro nta kibiti nari mfite gicana umuriro. Nicyo nshatse kubaza. Izi ni imbaraga mandi gukoresha. Ko nta kibiti mbonye ushyiraho. Akaba nta kintu nta muriro wari munsi mbona hasi bisa nk'ibitose. Uyu nguyu ni umugabo uri mu Buholandi afite ikibazo cy'inyatsi. Ubu ndi kumutwikira inyatsi. Ndimo mufasha nta kibazo. Umuco urabisoje. Nabona n'abandi barimo baguhamagara. Ndahamagarwa cyane kubera serivisi abantu baba bakeneye isi yose. Ese dogite ni icyo ukoresheje kugira ngo uriya muriro wake ko mbonye bihise byaka kandi ko nta kibiriti mbonye ukoresheje? Ni imbaraga za nyuma ndi gukoresha. Tukuze ndi kubona ababyeyi bandebye nabi kuko ntabwo nabakiye karibu. Ababyeyi bano banyamakuru twabaha karibu nta kibazo. Uriya muntu wari uri hanze nari maze kumufasha nari mbonye ko ikibazo cy'inyatsi kiwe ndayitwitse iratumutse nkuriya mutsi babyeyi. Abanga abanyamakuru nta kibazo twabaha karibu. Ku bantu bane nari nshigaje umuntu umwe nari namaze kubafasha ababyeyi. Murakoze kunyemerera ababyeyi. Babaha ikaze n'ababyeyi nta kibazo twakomeza. Iryo jwi numvaga rivuga se bari ryane? Ni iry'ababyeyi. Nigeze mbabwira ni aka kazi nkora n'umurage nazwe n'ababyeyi. Dr. none uravuga ngo bakurebye nabi. Ubiboneye mu bwenge twe nari mbona nta kintu gihindi cyangwa ubiboneye mu bwenge. Mba mbibonye. Burya ngo iyo umwana yicaranye na se ise iyo bahuje ijisho akenshi amenya icyo avuze. Icyo bita igitsure. Hari ibintu nshaka kubaza wenda akabazo k'amatsiko ntimugire wenda ngo ni ukubasuzugura mu maso ndabona musa nk'abantu bakiri mu myaka mikeya. Ibi bintu buriya ni ukubiragwa n'ababyeyi cyangwa hari ukundi biba byaraje? Ibi ngibi tuba dukora ntabwo ari ukuvuga ngo byaraje gutyo gituraho. Ko hari ijisho Dr. Iri jisho ryaka hariya buriya kubera amubaganiye buriya ndabifunze hari ibyo yari yangije kandi byateza ibibazo kuri uyu muntu. Hano iyi ni ifoto yabu hari akazi nahawe rero ndimo ngomba gukorera hano kubera arangubaganisha gutera ibibazo bigatuma n'ibyo nari ndimo birangira. Uyu urimo bivuze muri make uyu nguyu urimo uravura ifoto?
nkoresha ifoto n'amazina buriya ndimo nibyo nari mubwiye nti hafi nkubita mukubita ntaramana no kuvugana n'uwampaye ikiraka. Inkuba se yakubita uyu warukozeho cyangwa hari uko byagenda buriya aka kazi nahawe n'ibanga ryanjye nako nari nkwibiyemo. Dr. ni hatari ariko gusa turagerageza nuko biteye ubwoba kabisa. Ubu ngubu umuntu uri muravura ndi kumva uburyo uvuganye n'abantu kubona ko nari kumamagara cyane ntago iminota 2 iri gushira utakiriye telefone. Ndazakira cyane wenda nanjye ikindi kibazo nashaka kubabaza ubwo ubushize ubwo twakubonaga nyine ngira ngo urabizi twaduhaye nimero tukamenyerera ahantu uba tuzi n'amahirwe turabona ari gukorera. Hari abantu rero bifuza kumenya ibintu byinshi bitandukanye kuri wowe kuko kirya gihe twakubonye waje mu kibazo cyuriya mugore umugabo warasahuye umugore we ubu rero twashaka wenda tubarize nk'abantu bitewe na muri comment ibyo twagiye tubona no kuvuga ngo cyagiye ntabwo twabonye nyine umwanya wo kuganira nawe twashaka noneho kumenya indwara uvura ibyo ukurikirana ariko nyenda cyafite amatsiko y'aka kantu kunga kuzo numva hari ukuntu ncitse intege yego koze uratetera numvaga nazi ukuntu umeze aka kantu rero karimo ibanga ntabwo ongera ko hafi ko harimo ibanga. nese ku cyumuntu akora Dr. biri serious bari ibintu akozeho nibyo ngira ngo ngeze no kubona cyagiye naterekaga hano ngeze kubona ko n'umuriro watse nta kibiriti nkoresheje kandi muzi ko umuriro watwa n'ikibiriti nibyo nshaka kugarukaho nabonye ko naturiye umuriro ntiwakaga ariko nahateretse ndahuha nkoresha za mbaraga zanjye kuko umuntu avuraga inyatsi buriya hari icyo nari nkoze buri inyatsi zahiye cyane hanyuma kuvuga nkamubwira igikorwa namukoreye hanyuma uyu muriro birimo iby'umuriro bizamuka byatswa n'imbaraga z'abakurambere cyangwa ubashije neza cyane imbaraga z'abakurambere nizo ziwatse nese nk'aka kantu ngende cyafite amatsiko akantu kubona agaforumye nk'akantu k'isanduka kaba kitwa nk'iki wenda gakora iki kano uteretseho nyuma kangaho iyi ngiyi ngo uvuze ngo ni isanduku aka kateretsemo akangaka iyi ni isanduku ariko Dr. ko nawe iyi ni isanduku ibikubiyemo ibibazo by'umuntu yangejejeho urakozeho byajyamo kozeho wowe buriya gukoraho ntabwo byemewe nawe ndi kubona kujya igarukirizaho gutya kuko ahura ntabwo byemewe ngewe kuko mba ndi muganga byose ninjye bikoresha niyo mpamvu uyu muvandimwe akozeho mfata imiti nkakoraho ibintu ntihagire ikindi kibazo ariko buriya nkozeho nanjye nta miti ntabwo no kubisaba ababyeyi hari ibitagenda neza ubu ntabwo biri bumurikirane kuba nakozeho ndaza kuko hagati wisiga amajije utaza guhumana wakama imbere mugani bakaguhambira ndaje nkaguye nta kibazo ndaje nkaguye utazahumana uti nageze kwa muganga muramira mpamanirayo kagire gutya mu ntoki kasige mu ntoki ubura ari kuzimya amahumane we arimo aratsirika ibyo yari afashe anyeganyije bitari bikwiriye saza nawe arakubagana ariko nari kuzamo aho ngiye guterura iyi ngo ntiwongere kugira ikintu ukoraho tuganire ubwo nyine kuko byari bigiye kwinjira mu maraso hari ibimenyetso inyuma nibyo namara ngo ni wahumana wasanga bukeye wabyimbye ukavuga uti se nibiki narenze ugasanga ugarutse kwivuza uvuga uti hari ibyo narenze nakavuga ati muganga muramira yankozeho wenda hari nk'abantu badukurikiye urabona ko hano hari ibintu byinshi cyane wenda nka kariya
uko bigenda bikurikirana ibi ngibi bifasha iki abantu bakuganye baje kwivuza cyangwa nk'abo bantu uvura? hariya harimo umubyeyi, harimo umugabo wenda nko ku bantu babuze urubyaro, hariya harimo ku bantu hari igihe umuntu aba akeneye guhabwa hakabura umuto, hariya harimo nk'umuntu ushobora kuba adacuruza ngo bigende cyangwa se ibyo akora, hariya harimo ufite ikibo cyerekana umusaruro, uyu kariya buriya iyo hariya hari imbaraga mba ndi bufashishe aho ndivuga ngo mfite ibyanjye si byera cyangwa se ibyo nkora nta musaruro mbonamo, hariya harimo imbaraga nkoresha kugira ngo dukemure cya kibazo cya wa muntu afite. Kariya gacuma nako ni ak'ababyeyi, hariya urabona ko hariho ingata, ingata buri ifite icyo isobanuye, kariya gacuma rero niko duguramo inzoga ababyeyi. Hano urabona uducuma turenga, ndabona harimo iriya, ndabona harimo muga, ndabona harimo ibintu bitukura. Iriya ni inkono ya kinyarwanda, hariya harimo amaraso y'igitambo, hariya harimo amaraso y'igitambo cyane. Dr. wenda nubwo ndi guseka harimo ibintu dukora bigira ibitambo, wenda bari kuri kamera umuntu ubibona, wenda abantu kameramani abari kuri kamera babigaragaze, ni ibintu mbona bitukura, ni amaraso nk'uko bivuze. Nuvuga ngo ari amaraso, uravuze ngo ni amaraso y'igitambo. Ni igitambo mu buhe buryo kugira ngo abantu badukurikiye basobanukirwe uko bihagaze? Ari amaraso ubona buriya umuntu bashobora kumuroga cyangwa se akaba afite karande zo mu muryango, kandi zo mu muryango zikomoka kuba iwo wari ufite umuryango uterekera, ariko wowe ukaba utakibikora. Iyo utakibikora biteza ibibazo mu muryango, bishobora guteza inyatsi, bishobora guteza kubura urubyaro, bishobora guteza kudasinzira, bigira ingorane nyinshi, ushobora gutera uruzerero, ukabyara umwana ntagire icyo akumarira, ubwenge mu ishuri bukabura, ibibazo byinshi cyane, ugahora urwana n'umugore, ntimugire ibyishimo, nta kintu na kimwe mushobora no kugeraho. Dr. ngo abantu bakunda kuvuga ngo umuganga uvura ibi bintu, wenda umuntu ashobora kuza ukamubwira uti waragiwe ibi bintu barabiguterereje, cyangwa warabirenze, cyangwa baguhereye mu bintu ibi n'ibi, ngo ibyo bintu ubibona. Abantu benshi bakunda gutera komantere ngo umuntu uvura nk'ibyo nawe araroga. Wowe ubivuga wite nka muganga? Njye muganga ntabwo ariko nabivuga, nuko abantu burya bose bagira imyumvire itandukanye. Umwe ashobora kubivuga, undi akavuga ko bavura. Ku nkanjye ku ruhare rwanjye nka muganga, ntabwo duteze ikibazo ngo turagikemura, kuko mbaye ndoze naba ntije ikibazo. Njye nkanjye bwanjye icyo nemera, mbere yo kugira ngo mfashe umuntu unsabye serivisi ku kibazo cyiwe, mufashe kugikemura. Ntabwo rero namuroga, turabona ngo ndaguhamagara, ndahamagara cyane, ntabwo nabara cyane ndaza kumwitaba, nta kibazo. Dr. mugenzi wanjye arakoze ku kibazo cyiza wenda bari barimo kubaza, avuga ati abantu bavura bavuga ko banaroga. Icyo ngicyo gisubije neza. No mu mpamvu zatuzanye ni byinshi cyane dushaka kumenya, cyane ko tugeze amahirwe yo kwinjira hano bitatugoye. Hano ndahabona agakombe kanditseho kuza. Aka gakombe wenda sinzi niba kuri kamera barimo kukareba, aka ntabwo ndi bwongeye gukora ko buri akaba gashatse kuvuga iki. Kariya rero kariya karimo umuti tuvurisha za nda zatinze kuvuka, cyangwa se kuri ba bantu bagira ikibazo cy'imihango idashira, nk'iyo ari kure mwaka ifoto yiwe, umuti urimo hariya musigamo kuri ya foto ye, yego n'amazina, nkagira ibyo mvuga, abasha kumuvura adahari, aho yaba ari hose ku isi, apfa kuba ari muzima agihumeka. ejo bundi muri komenti hari umuntu wabajije, tugendeye hari ahantu twamenyanye nawe ugaruza biriya bintu by'uriya muntu,
aravuga ati nanjye mfite ikibazo ati mumbarize muganga twanamaye nimero zanyu sinzi niba nde barabavugishije ariko yaravuga ati muzambarize muganga ati se nk'umugabo yarabutaye agata urugo agatabana kandi nta kibazo mwari mufitanye muganga Muramira yamufasha iki kugira ngo wa mugabo agaruke mu rugo yongere agaruke mu muryango we cyangwa se nk'umugore yarataye urugo akajya ahandi akajya mu basore cyangwa umugabo akajya mu bandi bagore icyo ngicyo ngo ushobora kuba wagikemura gute? Ibyo ngibyo rero nabyo birakemuka dukoresha urugarura rugorora ibyagaragaye. Ruri hano buriya hano se rurahari. Icyo gihe umugore se ashobora kuba yagaruka mu rugo rwe cyangwa cyane aragaruka, ariko iyo agarutse bisaba dushiremo shikama. Utanga urugarura nyuma ugashyiramo shikama kugira ngo atuze agume mu rugo. Iyo ushaka no kujyana n'umwana akava mu rugo utazi ikimujyanye, ariko akenshi nagiye nkunda guhura n'abantu nabasuzumira nareba basanganiza kandi zibitera. Cyangwa se ukaba ufite umugabo akaba afite umukobwa akaba yaramushakiye uburozi akamugutwara. Nabyo bibaho akamugutwara, ariko turagufasha. hano uvurira twabonye impu zitandukanye, urabona ko hari uruhu hari impu ebyiri zisa nk'aho ari nini, ndabona mu rundi na ruriya, izi mpu zo ziba zishatse kuvuga iki? Hariya harimo indirira, hakabamo n'urutoni. Ibyo ni ibintu dufashisha tuvura ku bantu bakeneye nk'imiti y'urukundo, gukundwa, indirira, bakuririre, imiti yo gucuruza, bagukunde. Yego. Ubu umusore ukunzwe mbese aka kantu kameze nk'agaseke kari mu kantu k'aka etaje, akagasobanuye iki? Niba twagize ubwo bwo kongera kubikoraho ahangaha rero ntabwo yemerewe gukora, wenda kugira ngo bakabone kuri kamera niba bishoboka hari, cyangwa naba ntabwo ahangaha rero ahangaha harimo imiti, hano matereka buje ngiye kumurikira igitambo cy'ababyeyi, ngiye kubaha igitambo. ubu ntabwo agaterura hariya nimerwa ko ngiye kumurikira ababyeyi kugira ngo mbagezeho cya gitambo cy'umuntu ngiye gukemura ibibazo byiwe. kiriya gisabo na buriya nicyo gifite ibyo gisobanuye. mbona kizunguza. none ko kizunguza ntawe gikozeho rimwe na rimwe? hari byarambaganiye yakozeho kirizunguza. Uruvanga ibintu byanjye hano byose ukibibona ntibirahumeka ngo mubibone, ariko bifite ukuntu bihanahana amakuru byose. Uriya mwami watubwiye ngo ni umwami, ni umwami mu buhe buryo? Ese ni umwami nde? Ntabwo nabashe gusobanukira ni umwami mu buhe buryo. Ntabwo nakubwira ngo ni umwami kanaka, ariko namwe kuko nabwiye nti dukoresha Kinyarwanda kandi tuba mu muco. Twabaye mu gihugu cyabanje kuba amabanki, nubwo ubu nta mwami dufite, ariko ubu turi muri perezidanse. Yego, cya perezidanse. ni ukuvuga nk'uko cyabayemo abami kandi natwe tukaba dukora ibintu bya Kinyarwanda, ntabwo twakwibagirwa umuco wa kera. Twe turacyari ku gicumbi cy'umuco wa kera, ntabwo twataye umuco. Ari n'impamvu usanga umuntu atabyaye kuko hari umuco yibagiwe, yatatiriye, igihango yatatiriye. Noneho kuri biriya bintu hari nabonye igi risa nk'iriri ku kintu kimeze nk'ibuye, bimeze ahubwo nk'intuzi, bimeze hariho akantu karimo utuntu tw'utwenge, ni akantu harimo utuntu tw'udushu, ni nk'umugina. Yes, urakoze, ni nk'umugina. Bimeze bite? Birabyo bisobanuye iki? hariya rero harabura harimo umuti mvuza abantu bagize ikibazo cya karande. Umuntu ashobora kubura igitambo, kuko abantu bose ntashobora kubona igitambo wenda cy'inka cyangwa se cy'ihene. Hari umuti tubaha bakajya gukoresha kugira ngo za karande zari zabafashe zibarekure. Umuti uri muri uramugina? Umuti urimo hariya. Ubu hariya bura ukuramo umuti. Kumbona se uramugina, wenda nk'uko umugenzi wanjye yabyise umugina, uriya mugina urafukuye indani?
uriya mo hagati urafukuye uravuga ngo sikuriya wanganaga ahubwo ngenda nkuraho gake uhungu ukuraho hejuru buriya ririya uri kubonaho uriya ni umurinzi uriya muti kugira ngo utazasaza cyangwa atazagira ikihungabanya umuti urimo. ubwo igi none ubusobanuro bwa ririya niryo ririnda uriya ni umurinzi. ariko wenda bavuga ririya gi urabona si igi ry'inkoko si igi ry'iki ririya ni igi ry'iki ririya ni igi ry'inyamaswa bita igihunyira. igihunyira twumva tuzi mwumva kiriya kigenda bwije iyo cyavuze yapfuma urabizi kinagenda ku manywa ntago kigenda iyo ari mu ahantu iyo igihugu kibona mu mwijima ku manywa ntikibona buriya. okay iri ni igi ryacyo urase kuribona ko igihunyira nk'uko wenda mugenzi wacu bivuze kigenda nijoro igihunyira ku manywa kitabona nko kuribona ririya giri wamenya cyateye ariya turayashaka cyangwa mubifashwamo n'ababyeyi turashaka tugira uburyo tubabona mugira uburyo muyabona